ndashima Imana yuko yongeye kutugira ubuntu bwayo tugaterana uyu munsi. Nanone ndashima Imana kubw'abavandimwe bacu ejo bobeyinze itegeko ry'umwami wacu Yesu Kristo bakabatizwa. Ni byiza kuko Kristo niwe wavuze yuko uwizeye wese akwiriye kubatizwa, n'abandi bahamya neza yuko bizeye by'ukuri bakwiriye kubatizwa kuko ni itegeko ry'umwami. Ikindi turashima Imana ko n'ubundi bari muri twe, kubera yuko nanone kubatizwa mu buryo bw'amazi bifasha uwo muntu nyine wizeye nanone kongera akinjira muri iyo congregation y'abera muri rusange. Turashima Imana ku bwa byose, nanone yuko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo. Ijambo ryayo ritazagira iherezo, ibindi bintu byose bizashiraho, ariko ijambo ryayo rikazagumaho iteka ryose. Nyangiye gusenga kugira ngo dutangire. Mana Nyagasani, ntabwo icyubahiro yuko ari we nyir'ubuntu, we nyir'urukundo, nyir'imbabazi, nyir'ubutware bwose n'imbaraga zose. Ntabwo icyubahiro yuko wabanye natwe muri iki gihe gitambutse tukaba tugihumeka. Mwami, nta kintu na kimwe gikwiriye kuba giturutse mu biganza byawe ngo tukibone nk'aho ari ikintu gisanzwe, ariko twebwe wamenyesheje ukuri tubona yuko nubwo uduha umwuka wo guhumeka ari uw'igihe gito, ahubwo tugatekereza ku birenze uyu mwuka wo guhumeka, tukavuga tuti ntabwo icyubahiro yuko watuzuye. Uko kutuzura niko kwaremye umubano hagati yacu nawe, utuma tukwita data nawe ukatwita abana, ndetse bikaba ari byo bishyiraho urufatiro rw'uko iyo tuje imbere yawe tuba tudafite isoni zo kukubwira icyo dutekereza ndetse no kugusaba. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo ubane natwe uyu munsi, ndetse utwigishe mu ijambo wagennye yuko uyu munsi turi bwige. Ntabwo icyubahiro muri byose, uyobore intekerezo zacu kandi uba ari we winjira mu mitima yacu yigishe. Uduhe kwitondera uko twumva, kubera ko kumva ubwabyo ntacyo bimaze keretse wowe ubwawe ijambo ryawe ari ryo ryumvishije umuntu. Sobana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana, 1 John, igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 10. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 10, cyangwa abikundira icyongereza 1 John 1:5-10. Reka nsome. Ubu nibwo butumwa bwiza twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na mucyo. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Reka nsome no mu cyongereza for the sake y'abumva neza icyongereza ko kiba gisobanutse cyane kurusha ikinyarwanda. 1 John 1:5-10. This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say we have a fellowship with him while we walk in the darkness,
we lie and don't live according to the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have a fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. If we say you have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Ubushize twaganiriye kuri topic yitwa guhura na Kristo cyangwa to experience Christ. Twabonye ko umuntu wese wizeye aba afite conviction y'umurimo wa Kristo n'ubutumwa bwiza, ku buryo aba yumva ari ibintu byo ku giti cye, ndetse ku buryo yumva yanaba umutangabuhamya wabyo, nkaho yagenda akamanika amaboko akavuga ati nimushaka munanyice, Kristo yarabambwe, ndetse ibi ngibi uku niko kuri k'ubutumwa bwiza, niba utizera ibi ngibi ntawe uhuriye n'Imana. Ntabwo aba yumva ari message yahawe agomba kuvuga, ahubwo iba ari message ye. Ndetse twabonye ko umuntu wizera by'ukuri aba afitanye ubusabane buhoraho n'Imana n'abizera bose, ku buryo igihe adafitanye ubwo busabane n'Imana ndetse n'abera, ku buryo yumva yuko ari part of his family, Imana ari se, ba fellowshipinga cyangwa babanyeho nk'umwana n'umubyeyi, baganira, ayitura ibibazo bye, bafitanye uwo mubano, ndetse n'abera akababona nk'abavandimwe be, hari igihe akenshi nyine ari uko nyine mu by'ukuri baba badafitanye iyo sano. Twabonye ko ubwo busabane umuntu abwinjizwamo nuko yizeye Yesu Kristo, ntabwo abwinjizwamo n'ikintu icyo ari cyo cyose buri muntu yatekereza, ahubwo ni ukuba yizeye umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Ndetse twabonye yuko ubwo busabane burusha ubundi busabane ubwo ari bwo bwose n'isano umuntu yatekereza yuko afite. Ngira ngo twagiye tubivugaho kenshi, turimo turavuga uburyo abantu baba bafite uburyo biringiye nyine imiryango yabo, biringiye aho bakomoka, biringiye family background, biringiye their races and clans and everything. But iyo umuntu yinjiye muri iyo fellowship ye n'Imana ndetse n'abera bose, ababona ariyo fellowship cyangwa ari wo mubano w'ukuri kurusha ibyo byose. Ikindi kandi twabonye ko uko umuntu agenda arushaho kumenya iyo Mana no kumenya ko bafitanye umubano no kumenya uwo mubano afitanye n'abera, ariko umunezero we wiyongera. Twabonye yuko uwizera wese akwiriye kuba afite uwo munezero uhereye umunsi wa mbere yaviriye mu rupfu akajya mu bugingo, ndetse noneho n'urugendo rwe uko rugenda rukomeza, ukagenda arushaho kugenda amenya Imana, ndetse no kugenda arushaho kubana n'abandi bera. So uyu munsi rero tugiye kwiga indi topic still n'ubundi muri kiriya gice cya mbere cya Yohana twari twasomye, ariyo topic nise to walk in the light of God, cyangwa kugendera mu mucyo w'Imana. To walk in the light of God, cyangwa kugendera mu mucyo w'Imana. Nkuko twakomeje kubivuga, intego nyamukuru y'uru rwandiko rwa Yohana turimo turiga ni ukugira ngo tumenye tudashidikanya ko dufite ubugingo buhoraho cyangwa tutabufite. Naravuze ngo tubufite cyangwa tutabufite, kubera ko nanone hari igihe ushobora kwigenzura biturutse mu byanditswe ugahita umenya udashidikanya ko utabufite. Ntago igihe cyose result igomba kuza ari uko ubufite, hari n'igihe result yaza ari uko ubonye ko utabufite. Dukunda kubivuga ndetse tubisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uyoba akagenda buheriheri, ko ubugingo buhoraho bubonerwa mu kwizera Yesu Kristo gusa. Ndetse ibyo twiga byose, ndetse mba ndimo ndavuga hano mu rwandiko rwa Yohana, ni ibigaragaza ko umuntu yizeye, ntago ari ibintu umuntu akora kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Icyo ngicyo nkinotinga kenshi kugira ngo umuntu aze kucyumva.
uba ko hari igihe umuntu avuga ibyo Bibiliya ivuga uko umwana w'Imana akwiriye kuba ameze. Yohana uburyo yavuze nyine abizeye bakwiriye kuba bameze, umuntu nyine akabona si kameze, agahita abona yuko noneho icyo akwiriye gukora ari ukugira ngo aharanire kumera gutyo. Ariko ntabwo uko kumera gutyo nyine ariko gutuma nyine uba ufite ubugingo buhoraho, ahubwo kuba warizeye niko gutuma umera gutyo. Ku buryo kubona kutameze gutyo bivuze kutizera, icyo usabwa ni ukwizera. Naho ubundi wizera uzahita umera gutyo Yohana arimo aravuga. So rero umuntu ajya byumva neza, ntabwo tuba turimo turavuga uko umuntu ari buze kumera, ahubwo tuba turimo turavuga umuntu wizeye ukamera. Ndetse bikakubera nyine examination cyangwa test yo kumenya koko niba koko warizeye cyangwa utarizeye. Yohana ndagiye mbivuga kenshi yuko yanditse uru rwandiko rwose kubwo kugira ngo nyine agaragarize cyangwa yerekane ibihamya bigaragaza uwizeye by'ukuri uwo ari we, kugira ngo umuntu abishingireho yigenzura amenye niba koko yarizeye by'ukuri. Koko turabizi neza yuko ubugingo buhoraho bubonerwa mu kwizera Yesu Kristo gusa. Ariko wowe uhamirizwa n'iki ko wizeye Yesu Kristo? Uhamirizwa nande? Byaba byiza ari uko uhamirizwa n'ibyanditswe kurusha nyine ikindi icyo ari cyo cyose, nubwo waba umutima wawe ushukana kurusha ibindi bintu byose. Abandi bantu ibyo bakubwira nabo ntuzi ibyabo, hari igihe baba babona uri mwiza kubarusha, bagahita bavuga ko wizeye kandi nabo ubwabo batizeye. Ahubwo ibyanditswe byera nibyo byonyine bishobora kuguhamiriza ko wizeye. Reka rero turebe iki byanditswe bivuga. Muri iyi topic tugiye kwiga turaza kureba ibintu bitatu muri iyi mirongo 6 yose twasomye. Icya mbere turaza kureba the foundation. God is light. God is the light. Imana ni umucyo. Turaza kubira ku murongo wa 5. So ikindi cya kabiri turaza kureba the application. Walk in the light. Nyuma yuko umenye ko Imana ari umucyo, application ni uko ugomba kugendera mu mucyo. Turaza kubirebera nyine mu murongo wa 6 n'uwa 7. Ikindi turaza kureba clarification, benda ari cyo cyanyuma cya 3, clarification. Don't claim to be without sin. Ntuzigere na rimwe uhamya yuko nta cyaha ufite. Imana ni umucyo. Noneho application ikwiriye kuvamo nuko uwizera wese akwiriye kugendera mu mucyo. Ariko ibyo bintu bikwiriye gusobanuka nuko ukwiriye kumva ko kugendera mu mucyo ntikube guclaiminga ko nta cyaha ufite. Ibyo nabyo turaza kubireba mu murongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Turahera ku cyambere ari cyo the foundation, cyangwa nkuko twabivuze God is the light. Umurongo wa 5 uravuga ngo ubu nibwo butumwa bwiza twumvise buvuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Uyu murongo Yohana aravuga ko ubutumwa bumvise mu byumve tuze kugendana, kuko muri uru rwandiko rwa Yohana wibeshe ukamisingamo akantu gato wahita utakaza aho message. Muri uyu murongo Yohana aravuga ko ubutumwa bumvise kuri Kristo ari uko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga iby'umucyo w'Imana, cyangwa buvuga ibyo kuba Imana ari umucyo. Kuba Imana ari umucyo niyo the message of the gospel. The gospel of Jesus Christ is the message about the light of God. Ku buryo iyo wumvise ubutumwa bwiza ntiwumve ukuntu Imana ari umucyo, ntabwo uba wumvise ubutumwa bwiza. Uretse no ko butumvise ubutumwa bwiza ahubwo uba wumvise ikindi. Nyine ntuba wumvise ubutumwa bwiza ahubwo uba wumvise ikindi. Ikindi ntabwo twavuga ngo ni ubutumwa butari bwo, uko nta wabugutumyeho ubwo. Nyine ni ikindi. Ikindi iyo umuntu ubwe yihamya ko yizeye ubutumwa bwiza
akaba ari umushyitsi ku by'umucyo w'Imana, ntago aba yarizeye, ahubwo aba akiri umushyitsi no ku butumwa bwiza nyine muri rusange. Kuko kuri Yohana ubutumwa bwiza yaje avuga aribwo bumwe yavuze haruguru twagiye tubona, avuga ngo muri ya mirongo twize ubushize ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira. Ni ukuvuga ngo ibyo avuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, ibyo ngibyo nyine avuga yuko babonye bakabyumva ni umucyo w'Imana, cyangwa ni uko Imana ari umucyo, ni uko Imana ari umucyo uturuka ku mucyo, ni ukuba ubutumwa bwiza ari umucyo uturuka ku Mana. Ariko ibyo ngibyo byatuma nyine umuntu yibaza ngo nyine uyu mucyo hano nyine ushatse kuvuga iki, cyangwa umucyo hano nyine uvuze iki? Umucyo Yohana avuga hano ni ukuri, the truth, ukuri. Kuko umurongo wa 6 haravuga ngo nituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Mu yandi magambo, niba tugendera mu mwijima ntago dukurikiza umucyo. Umucyo hano Yohana avuga nyine ni ukuri. Niba tuvuga ko turi mu mucyo tukagendera mu mwijima ntidukurikiza ukuri. Ni ukuvuga ngo niba tugendera mu mwijima ntidukurikiza umucyo nyine. Ni kimwe nuko yari kuvuga yenda kuri uriya murongo nyine wa 5 ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari iy'ukuri kandi ko muri yo hatarimo ikinyoma na kimwe. Kandi the same message. Reka turebe noneho umurongo wa 20 igice cya 5 muri First John, urebe uburyo bivuga. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 20 haravuga ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge. Ni muri kumva umwana w'Imana yaje aduha ubwenge. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni kimwe na hahandi yavuze ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we. Ni ukuvuga ngo ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, ahangaha akavuga ngo muzi yuko umwana w'Imana yaje kugira ngo aduhe ubwenge. Hamwe n'ubutumwa twumvise buvuye kuri we, ahandi ni yaje kuduha ubwenge. Bivuga ngo bwa butumwa bwavuye kuri we ni ubwenge. Ku buryo ikintu izi ntumwa za claimingaga ko zabonye kuri Kristo ari ubwenge, cyangwa bwa butumwa bwiza intumwa zakiriye buturutse kuri Kristo ari ubwenge. Ngo noneho agakomeza bavuga ngo tumenye iy'ukuri. Ni kimwe no kuvuga ngo tumenye Imana y'umucyo. Yaje ngo tumenye iy'ukuri. Ni kimwe no kuvuga ngo yaje kutubwira ko Imana ari umucyo. Kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo kuvuga ngo Imana ni umucyo, ni ukuvuga ko Imana ariyo nkomoko y'ibiri ukuri byose, n'igipimo nta makemwa cy'ibiri ukuri byose. God is the source and the measure of all that is true. Imana nyine niyo gipimo cy'ibintu nyine nta makemwa cy'ibiri ukuri, ndetse niyo suruse cyangwa niyo nkomoko y'ukuri kose. That what it means. Nicyo gisobanuye ko Imana ari umucyo. Nanone mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo nta kintu gikwiriye kumvikana nk'ukuri kugeza cyumviswe mu mucyo w'Imana. Nothing is truly understood until it is understood in the light of God. Nta kintu na kimwe gikwiriye gufatwa nk'aho ari ukuri cyangwa kwemerwa nk'ukuri keretse nyine kije nyine keretse kuba ariko kimeze nyine mu mucyo w'Imana cyangwa giturutse mu kuri kw'Imana. Ikintu kiba cyiza kuko Imana ivuga ko ari cyiza, kikaba kibi kuko Imana ivuga ko ari kibi.
ntufite uburenganzira ku giti cyawe bwo kuvuga ko ikintu ari cyiza cyangwa ari kibi. Ubikuye he? Ikintu ni cyiza kuko Imana ivuga ko ari cyiza, ni kibi kuko Imana ivuga ko ari kibi. That's it. Kuboko Imana niyo kuri kandi Imana niyo mucyo. Bityo ikintu cyose kimurikiwe n'umucyo wayo nicyo cyonyine nyine koko kigaragara nk'aho ari umucyo. Bavandimwe, nubwo ibi ngibi wakumva nyine wabyumva ukumva ni ibintu biri simple, nta birenze, ndetse ukumva yuko usanzwe ariko ubyumva ndetse wari usanzwe ubizi, ariko birakomeye, birakomeye. Kuko umuntu wizera by'ukuri akwiriye gukora ikintu cyose abanje kumenya uko Imana ikivuga cyangwa icyo Imana ikivugaho. Ibintu byose ni ukuvuga ngo niba mvuze ibintu byose mvuze byose nyine, ntago ari byose itari byose, ni byose ahubwo ya byose. N'umuntu wizera akwiriye gukora ibintu byose abanje kumenya koko niba bihuje n'uko Imana ivuga ko bikwiriye gukorwa. Kwiga ukwiriye kumva nyine ukwiriye kumenya uko Imana itekereza kwiga. Kubaha ababyeyi ukwiriye kumva nyine uko Imana ivuga kubaha ababyeyi. Guhitamo uwo muzabana ukwiriye nyine kubanza ukamenya uko Imana ivuga ko umuntu ahitamo uwo bazabana. Inshingano zawe nk'umugabo cyangwa nk'umugore ukwiriye kumenya nyine uko Imana ivuga umugabo n'uko Imana ivuga umugore. Mu guhitamo no kwiyemeza kuba umugabo cyangwa kwiyemeza kuba umugore ukaba uzi ko witeguye koko, cyangwa bivuze ko wiyemeje gukora bya bindi Imana ishaka nk'umugabo cyangwa nk'umugore. Kubyara no kurera ukwiriye kubanza ukamenya nyine uko Imana ivuga kurera. Akazi ukwiriye kumenya uko Imana ivuga akazi cyangwa the profession. Imikoreshereze y'iby'Imana iguha y'umutungo n'amafaranga. Ntabwo ukwiriye kumva ko kuba ufite amafaranga biguhereza uburenganzira bwo kuyakoresha uko ushaka. Ukwiriye kubanza ukamenya uko icyo Imana ivuga ku mikoreshereze y'amafaranga. N'ibindi ntavuga ngo ndangize. Ibi ngibi bihita bituma iyo utaragira umucyo ku kintu wo kumenya uko Imana ikivuga, byaba byiza kukireka cyangwa kuba witonze kugikora aho kwihutira kugikora ukiri mu mwijima kuri icyo. Ntibyumvikana? Aho kugira ngo wihutire gukora ikintu runaka utazi uko Imana igitekereza cyangwa uko ikivuga, byaba byiza uba ugipostponinze koko ukazajya kugikora ari uko uzi uko Imana ikibara. Uba ko niba isi ari iy'Imana ukabura uw'Imana, ibyo bintu ugiye gukora ikaba ari Imana yabishyizeho ndetse ihora ibireba inabizi, ukuye hehe uburenganzira bwo kubikora uko utekereza? Ukwiriye kumenya uko Imana ivuga ko ukwiriye kubikora. Niba ubwo buryo utarabubona, aba witonze, tegereza nyine kuzageza igihe ubimenye. Kubera yuko Imana izabikubaza kandi ntuzayisubiza ko utari ubizi. Icyaha ntabwo kiba icyaha kuko ukizi cyangwa utakizi, kuko uzi ko ari icyaha cyangwa atari icyaha, ahubwo kiba icyaha kuko Imana ari kikiyita. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo mukomeze gushakashaka cyangwa kumaranira kumenya ibyo Umwami ashaka. Nyine hari igihe umuntu nyine yumva iryo jambo ari ijambo riri simple akarisoma agahita rinyuraho, ariko ni ijambo rikomeye. Mukomeze gushakashaka nyine no kumaranira kumenya icyo Umwami ashaka. Ni ukuvuga ngo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu kuri buri kintu cyose mu buzima bwe kumenya icyo Umwami ashaka muri icyo. Kubera ko nataza kumenya icyo Umwami ashaka araza kuba tempted mu kugikora uko washaka. Ibaze Umwami agutumye kwica abanzi be, warangiza ukica umuryango we. Wavuga se ngo ntago wari ubizi? Wavuga se ngo byaterwa na intention nari mfite? Ntago umutima wawe
nyine ari ishingiro nyine ryo kugira ngo nyine umenye icyo ukwiriye gukora, cyangwa ntago umutima wawe, yenda turaza gukomeza tubibona, ariko ntago umutima w'umuntu ari uwo kwiringirwa ku buryo igihe avuze ko afite intention bikwiriye gucecekesha umuntu umubonyeho icyaha, kubera ko intention ye ntago ari intention ye. Abibwiwe n'iki? Ko intention ni ukuvuga ngo kuba ufite intention yawe bivuze yuko iyo intention ihuye n'ukuri kw'Imana. Ukwiriye kumenya icyo Imana itekereza kuri ibyo kurusha intention yawe. Ngo ntacyo umutima wawe wagushinjaga bitewe n'ubuhenebere bw'ibyaha, n'ubundi nta munyabyaha ushinjwa icyaha. Rero kuba ikintu umutima utagushinja ntabwo bivuze ko kiri right. Kuko niba wakoze ibitandukanye n'ibyo Umwami ashaka, wakoze icyaha kandi uragihanirwa. Ibyo umutima byo n'ubundi umutima ushukana urimbuza nyirawo. Imana ni umucyo. Imana niyo kuri ndetse niyo suruse y'ukuri. Niyo ikintu cyiza n'ikiri ukuri n'igikwiriye gukorwa n'ikidakwiriye gukorwa biturukaho. Ku buryo umuntu ugendera mu kuri ndetse ugendera mu mucyo akwiriye guhera kuri buri kantu akariko kose kubanza kumenya uko Imana igatekereza mbere yo kugakora. Nuvuga ngo hari ibintu abantu bavuga ngo ibi bintu si icyaha, ibi ni icyaha, ariko aho kugira ngo nihutire kubikora kubera ko ntaramenya umucyo kuri ibyo, byaba byiza ntabikoze. Kuko se niba ntabikoze mpombye iki? Ariko niba mbikoze Imana izabimbaza. Application. Umurongo wa 6 n'uwa 7 bivuga the practical application, cyangwa icyo umuntu wumvi nyine umaze kumva yuko Imana ari umucyo, byarangiza akabyizera adashidikanya ko Imana ari umucyo kandi ko ariyo suruse y'ukuri kose, uburyo akwiriye kwitwara. Umurongo wa 6 ugaragaza ko nyuma yo kumva ko Imana ari umucyo, umuntu ashobora guhita afata application. Imwe muri application ashobora gufata ni negative, the negative application. Ariyo kwihamya ibitari ukuri kuri wowe. Ukwihamya ibitari byo kuri wowe ni ukwihamya ko ufatanyije n'Imana kandi ugendera mu mwijima. Kuvuga ko ufatanyije n'Imana cyangwa uri mu busabane nayo kandi bitari ibyo. Impamvu bitari byo nyine nuko ubugendera mu mwijima. Uzarebe nk'abadeperi, ntabwo nari nagambiriye ngo kuvuga adeperi, ariko nta n'ikibazo rese nibiri ku isi kubera ikidakwiriye kuvugwa. Uzarebe nk'abadeperi bakunda kuvuga ngo Imana yacu irera, Imana yacu irera. Uburyo kera mu kintu twiga nka za segonderi cyangwa ikintu cyatumaga dutinya no gutereta abakobwa b'abadeperi, nuko twabaga tuzi ko bari butubwire ngo Imana ni umucyo irera. Kibaza si Imana yera, noneho ndamuvugisha nte? Nukuvuga ngo Imana irera kuri we aba yumva ko bivuze ko nawe yera. Kandi agendera mu mwijima. Ngo kuvuga ko Imana yera ahita yumva ko nyine ubwo nyine nawe yera, nubwo yaba agendera mu mwijima. Aha rero ngo umuntu ababeshya adakurikiza ukuri, aba abeshya adakurikiza ibyo Imana yavuze. Muri tuvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Mbere na mbere twakwibaza tuti kugendera mu mwijima ni gute? What does it mean to walk in the darkness? Kugendera mu mwijima ni gute? Yohana wa mbere still muri uru rwandiko rwe, igice cya 2 umurongo wa 8 kugera kwa 11.
Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 8 kugera ku wa 11 haravuga ngo ariko kandi ndabandikira itegeko rishya ari ryo ry'ukuri kuri we no kuri imwe, kuko umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. Uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, kandi nta kigusha kiri muri we. Naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi ahajya kuko umwijima wamuhumye. Ni ibintu birakomeye. Dukurikije iyi mirongo, kugendera mu mwijima ni ukugira urwango, cyane cyane kwanga mwene so. Kugira urwango, kwanga bene so cyangwa ukababona nkaho nyine nta kintu bavuze kuri wowe cyangwa n'abantu bari hariya, kurusha kubabona as your brothers and sisters. Cyo kintu iyo ngo wanga bene so nyine ubugendera mu mwijima, ubugendera mu mwijima, niko Yohana hanga avuga. Ku buryo umuntu wanga mwene se cyangwa wabaswe n'urwango aracyari ndetse agendera mu mwijima. Bivuze ko urukundo, by'umwihariko urukundo rw'abera, ari kimwe mu bigaragaza ko umuntu akijijwe cyangwa adakijijwe. Ku buryo niba nta rukundo ufite ntukijijwe, niba udakunda abera ntukijijwe. Simple put nicyo. Urukundo ni imbuto ya mwuka wera, ku buryo udafite urukundo nuko nyine udafite mwuka wera nyine muri wowe. Kubera ko mwuka wera ashobora gutanga impano nyinshi, impano zo kwigisha, zo guhanura, zo kugira compassion, zo kwizera. Nyine kwizera haba bavuga ntago ari ukwizera ubutumwa bwiza nyine, kubera yuko nubundi kugira ngo ugire mwuka wera nuko barizeye ubutumwa bwiza, ahubwo wa muntu nyine uba ufite living faith, ku buryo hayije uba uri disparate wamugeraho ukumva nyine yakubwira uburyo ukwiriye kwizera Imana ugakozwa n'isoni kandi uri umwizera. Ari nyine iyo ni the gift of Holy Spirit, yeah, different gifts of Holy Spirit. Ariko noneho urukundo ni basic, ku buryo umuntu wese uzutse agira urukundo rwaba urw'Imana n'urwa bagenzi be, by'umwihariko urw'abera cyangwa urw'umuryango w'Imana, ku buryo umuntu utabyifitemo nuko nyine nta mwuka wera afite muri we. Nkuko nabivuze ubushize, umuntu wumva bene se ntaho bahuriye, nuko ntaho bahuriye nyine, kandi niba ntaho bahuriye nuko batandukanyije se. Ariko kugendera mu mwijima birenze kwanga mwene so gusa, ndetse kugendera mu mucyo birenze gukunda mwene so gusa. Mwumve izi statement ebyiri. Kugendera mu mwijima birenze kwanga mwene so gusa, ndetse kugendera mu mucyo birenze gukunda mwene so gusa. Umurongo wa 8 w'igice cya kabiri, kiriya gice cya kabiri twarimo dusomaho, umurongo wa 8 urangira uvuga ngo kuko umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. The darkness is passing away and the light is already shining. Twakwibaza ngo nuwuhe mwijima ushize? Ubwo agaha umurongo wa 8 urangira uvuga ngo kuko nyine umwijima ushize umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. The darkness is passing away and the true light is already shining. Kuko ahangaha Yohana arimo aravuga ngo umwijima urashize, turamutse tumenye uwo mwijima nyine avuga uwo ari wo cyangwa icyo uwo mwijima ushatse kuvuga, byatwerekana none umwijima uvugwa urenze kwanga mwene so uwo ari wo. Tugahita tumenya n'ugendera muri uwo mwijima uwo ari we
birenze gusa kudakunda mwenese. Hari indi nteruro muri uru rwandiko ivuga ibyo gushira, to pass away, that things which passing away. Yohana wa mbere n'ubundi stili muri iki gice 2:17. Yohana wa mbere 2:17 aravuga ngo kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Tugendeye kuri uyu murongo, Yohana aravuga ko isi irashirana no kwifuza kwayo. Haruguru naho hahandi twasomye ku 8 igice cya 2 havuga ngo umwijima urashira cyangwa urashize. Ibyo nanone bigaragaza ko kugendera mu mwijima ari ukugendera mu bishira cyangwa kuyoborwa n'ibishira. Two things. Icyambere, kugendera mu mwijima no kwanga mwene so cyangwa kutagira urukundo. Icya kabiri ni ukugendera mu bishira, kugendera mu bishira cyangwa kuyoborwa n'ibishira. To be controlled by those things which are passing away cyangwa those things which are temporal. Kuyoborwa n'imyifurize cyangwa kugendera ku myifurize yo mu by'iyisi aho kuyoborwa n'ukuri kw'Imana. Gufatwa bugwate no gufatwa mpiri n'iby'isi. Kwifuza no guharanira ibyo muri iyi si cyangwa iby'umubiri gusa kurusha gufatwa bugwate no gufatwa mpiri cyangwa kwifuza no guharanira iby'Imana ishaka cyangwa ibishimisha Imana cyangwa ibihuye n'ukuri kw'Imana. To be controlled by the desires for this world instead of desires for God. Ku buryo niyo waba utanga bene so, ariko ukaba warabaye controlled by the desires of this world, you are still in the darkness. Impamvu iki nacyo gisobanuye kugendera mu mwijima nuko nta yindi mpamvu yatuma umuntu yifuza iby'isi kurusha Imana cyangwa imyifurize ye akaba ari iy'iby'isi kurusha iby'Imana, ahoza amaso ku biri mu isi aho guhoza amaso ku Mana, uretse kuba ari impumyi atamurikiwe n'umucyo ndetse atazi ukuri. Umuntu ushobora guha amahitamo hagati yo kumuhamba mu mva no kumuha zahabu, yarangiza akihitiramo kumuhamba mu mva, nuko yaba ari impumyi ari mu mwijima kandi atazi ukuri kubyo guhambwa mu mva icyo ari cyo n'ibyiza habi icyo ari cyo. Kubera ko the more you have desires for these worldly things, umeze nk'umuntu nyine udizarinze guhambwa mu mva. Ariko umuntu udizarinze Imana n'ibiri mu ijuru ameze nk'udizarinze zahabu. Uburyo rero umuntu wakwihitiramo kudizaringa guhambwa mu mva kurusha zahabu ni umuntu ukiri mu mwijima udashobora kubona zahabu icyo ari cyo, cyangwa akaba nyine atanazi ukuri kubyo guhambwa mu mva ndetse nyine n'umumaro wa zahabu. Umuntu wese ukunda iby'isi kurusha ukakunda Imana ari mu mwijima. Hari igihe abantu nyine bavuga ngo ariko urukundo rw'Imana ruri ku mwanya warwo, ruri hariya, ariko nyine iby'isi noneho hakaba n'urukundo rusanzwe rw'iby'isi. Ariko Yesu yagiye atanga comparison, nyine ikigereranyo ko urukundo rw'Imana ni urukundo rusanzwe simple. Ntutekereze ko ari ikintu kirenze, uko aravuga ngo umuntu ukunda umugore we cyangwa umugabo we cyangwa umuvandimwe we cyangwa ababyeyi be kubandutisha ntakwiriye kwitwa umwigishwa wanjye. Ni ukuvuga ngo gukunda Kristo, urukundo rwa Kristo rukwiye kuba ruri comparable n'iby'isi.
ku buryo nusanga hari ibintu mu isi ukunze kurusha Imana bivuze ko urukundo rw'Imana rutari muri wowe. Simple put, ntago ari urukundo rw'Imana ruri ku ruhande rwarwo noneho hakaba urw'isi nyine, ariko urw'Imana rwo ruri ku ruhande. Ntago Imana yagereranywa yo urukundo rwayo ruri hariya, ariko iby'isi nabyo birahangaha nabyo ngomba kubikura. Ahubwo igihe cyose iby'isi n'Imana bisa nkaho mu mutima w'umuntu biba biri that competition, ku buryo ikirusha ikindi nicyo uba ufite mu mutima wawe. kandi ntago ari ukuvuga ngo disi uyu muntu yaragowe nkaho nyine atabyishimiye, ahubwo nibwo bushake bwe. ntago ari ukumugira impuhwe disi, ahubwo nyine nibwo bushake bwe. Yumva iby'isi biruta Imana, aramutse yicayemo na hano abari gutekereza uko nguko ndimo ndavuga, abari gutekereza ngo ahubwo se wabigereranya, uwabinyihera maze ibyo by'Imana bikarorera. Yohana 3:19, ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:19 haravuga ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. They have a choice. Byari ibintu bisa nkaho ari bibiri bibari imbere, bahitamo kimwe kurukirutisha ikindi. Umucyo waje mu isi, abantu bikundira umwijima kurutisha umucyo. That's it. Iyo ugendera mu mwijima uba wumva wikundira ubuzima bworoshye, ubuzima buri sweet. No kurya isi nkuko njya numva bamwe babivuga. Uba wumva icy'ingenzi ari icyo gushyira mu nda, ugahaga, ukarya icyo ushaka, ukanywa icyo ushaka, ugatunga ibyo ushaka, ukabaho ushaka, ukajya aho ushaka, n'ibindi byinshi, ariko byose bishingiye kuri ibyo nshaka. Hashtag y'aba bantu rero kuvuga ngo ndashaka icyo nshaka igihe ngishakiye. Iyo umaze kubona iby'umubiri uba wumva ukeneye n'imbaraga, kuba ari wowe wavugwa, kuba ari wowe abantu babona, gufata ibyemezo, cyangwa ko ari wowe ubagize, ku buryo udahari nta kintu cyabaho. Uba ushaka kuba nyine ishyiga ry'inyuma nk'uko bajya babyita. Hashtag nayo ibari kuki batamenya icyo ndi cyariho, kuki batankomera mu mashyi, kuki batabona ko mbarenzeho, ariko kuki mungereranya n'abandi. Ariko ubu uyu ntazi icyo ndicyo, ntuzi ko mfite uburenganzira bwo kuba nagukorera iki n'iki. Akenshi uwo muntu self introduction ye yenda ntiyagiye imbere agiye kuvuga ibyo avuga cyangwa kugira self introduction ye iba irusha umwanya ibyo agiye kuvuga, ukagira ngo yajyanywe imbere na self introduction. Umuntu ugendera mu mwijima areba cyangwa ahanga amaso ibintu by'igihe gito gusa kurusha kureba nyine iby'iteka ryose. Ni uguhorana imigambi idashira yo kwinezeza, ahora yibaza ngo ni iki kintu harya ntaragera ahora. Wajya ahantu ukaba urimo urareba wibaza ati harya buriya ni igiki bafite ntafite, wakibona ukongera ugashinga iryinyo ku rindi ukavuga ngo ariko nabonye n'ibindi byinshi mfite badafite ntacyo. Sinzatuza iki kintu ntakigezeho, kandi yakigeraho agakomeza kwifuza irindi byo kugeraho kugeza agiye mu gitaka.
sitwo nyine biratangaje uburyo za Forbes zama zisohora uburyo abakire mama bahanganira iriya myanya ya mbere ku isi, ariko nta wari bwageraho gavuge ngo ndanyuzwe ntago nkirirwa nkirwanira ibintu by'isi, ndatuje reka ndye ibyo nka wa muntu ngo nka wamukire ngo wavuze ngo maze kurunda ibintu byose ndatuje reka nicare mbirye, ngo Imana yarize kavuga ati wa mupfapfa we urapfira ijoro. Ariko we basi bo nta nubwo banagera kuri existence y'uwo muntu ngo bavuge ngo basi ngo maze kurunda reka nduhuke ndye ibyo nakoze. Bavandimwe, iyo ubuzima bwawe bumeze gutya uba uri impumyi ndetse ubugendera mu mwijima. Yakobo 4:13 umurongo wa 16, Yakobo igice cya 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 16 aravuga ngo nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu, nyamara mutazi ibizabejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe kiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga ni ibi ngo umwami Imana nirishima tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato ni mibi. I like this word. Bene iyi myirato ni mibi. Umuntu uvuga ko afatanyije n'Imana cyangwa afitanye ubusabane nayo yagakwiye guhoza amaso ye ku by'ijuru no kureba ibintu byose nk'uko Imana ibibona no kwifuza Imana kurusha ibindi no kunyurwa nayo kurusha ibindi. Ariko niba umutima wawe warafashwe mpiri n'iby'isi uretse kuba udafatanyije n'Imana ahubwo ugendera mu mwijima, nuvuga rero ko ufatanyije nayo kandi ibinezeza by'isi bigifite agaciro mu mutima wawe kurusha Imana, ububeshye ndetse ukuri ntago kuba kuri muri wowe. Umurongo wa 7 nawo uvuga indi application ariko iri positive. That application umuntu umaze kumva ko Imana ari umucyo icyo akwiriye guhita atekereza kiri positive. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo tuba dufatanyije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Kugendera mu mucyo ni imbusane yo kugendera mu mwijima. Umuntu wese yacyumva. Kugendera mu mucyo ni imbusane yo kugendera mu mwijima. So ubwo bivuze ko umuntu ufatanyije n'Imana nyine ari we ugendera mu mucyo akunda bene se kandi akamenya ko umwijima ushize, ariko kumenya ko isi irangirana no kwifuza kwayo agahoza umutima we kubiri mu ijuru aho Kristo ari. Ni ugendera mu mucyo abona ibintu byose nk'uko Imana ibibona, akabikoresha nk'uko Imana ivuga ko bikwiriye gukoreshwa. Umuntu wese avuka nyine mu mutima we nyine akunda iby'isi, ibyo biroviyasi. Nk'umwana n'abafite abana batoya nkabayemi barabizi. Guhera kakiri gatoya ushobora kugahereza ikintu kagatamira, ubundi warangiza wazana ikindi cyiza kagahita gashyira ku ruhande kakakikwaka n'icyo nyine kakarunda, ariko wanagaha n'icyo cyiza wajya gufata kuri bimwe kashyize ku ruhande kagahita kayona na cya kindi kakakijugu. Nyine ibintu byose bibi bya nyine umuntu by nature avuka nyine akunda iby'isi. Ariko iyo Imana imuhumuye akayimenya akabona ubwiza bwayo n'uburyo ariyo kwifuzwa, iri jambo murikomeze, kubera yuko ubutumwa bwiza cyangwa agakiza ni ikintu kiza kubyara umuntu bwa kabiri, ku buryo Imana mbere yabonaga yuko atariyo kwifuzwa noneho akabona ko ariyo kwifuzwa. Ni ukuvuga ngo akabona ko Imana ariyo kwifuzwa, kwifuza kwe kose guhita gufatwa mpiri cyangwa nyine gufatwa bugwate no kwifuza Imana n'ibyo ishaka gusa.
ibindi by'isi akabibona nk'uko Imana nayo ibibona, akabibona nk'ibirimo birashirana n'isi, ahubwo ameze nk'aho Imana yamubwiye ngo muri uru rugendo rero urimo uraza unsanga dore hari ibintu bimwe na bimwe nagiye nkoherereza kugira ngo bigufashe muri urwo rugendo, bikoreshe kugira ngo ugere hano. Nta kindi, ni ukubikoresha mu rugendo, nta kindi, naho ubundi ntaho uhuriye nabyo. Hari ubuzima bw'abantu bazutse koko hari bwo kugendera mu mucyo. Yohana muri uyu murongo wa 7 yavuze ko iyo tugendeye mu mucyo, rimwe tuba dufatanyije ubwacu, kabiri amaraso ya Yesu umwana w'Imana atwezaho ibyaha byose. So icyambere gufatanya ubwacu, to have a fellowship with one another. Who are one another? Icyo ni ikintu nanone umuntu yahita yibaza nyine stili muri iyi passage. Dufatanyije ubwacu bande, cyangwa to have a fellowship one another nyine ni bande. Ngo nituvuga yuko dufatanyije, umurongo wa 6 uhita ukomeza uvuga ngo nituvuga ko dufatanyije nayo, yo ni ntuze isimbura Imana. Nituvuga ko dufatanyije nayo, yo nyine ni Imana. Tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Bivuga ngo wana nada mu buryo bumwe ni Imana. No kuvuga ngo aho icyo bivuga ngo iyo tugendera mu mucyo tuba dufite fellowship ni Imana. Tuba dufite fellowship with one another. Tuba dufite fellowship twebwe ni Imana. Ariko nanone umurongo wa 3 wa undi wo hejuru uravuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Aha naho ni Imana na Kristo n'abandi bizera. To have a fellowship with God, Christ, God and his son Christ and as brethren. Ubwo gufatanya ubwacu, to have a fellowship with one another, nyine nugufatanya n'Imana n'abizera, cyangwa to have a fellowship with God and the saints, cyangwa and believers. Ni umubano hagati y'Imana ndetse n'umubano hagati y'abizera. Iyo umuntu agendera mu mwijima ntago aba afitanye umubano n'Imana, ndetse nta nubwo aba afitanye umubano n'abandi bizera. Ariko iyo umuntu agendera mu mucyo aba afatanye, nyine aba afitanye umubano n'Imana ndetse n'abizera. Hahita hakomeza kuvuga nanone ngo amaraso y'umwana w'Imana atwezaho ibyaha byacu. Yohana noneho ashyizeho connection cyangwa isano yuko umuntu agenda no kubarwaho amaraso ya Yesu Kristo. Nyine biratangaje no kuvuga ngo Yohana we ashyizeho connection cyangwa isano yuko umuntu agenda n'amaraso ya Yesu Kristo. Bivuga ngo uburyo umuntu agenda hari ahantu bihuriye n'amaraso ya Yesu Kristo. Ngo iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha. Bivuze ko iyo tugendeye mu mwijima, amaraso ya Yesu ntago atwezaho ibyaha. Iyo ni simple logic. Wo niba Yohana avuze ngo iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, amaraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha byacu, bivuze ngo opposite nuko iyo tugendeye mu mwijima kandi iyo iri mu mucyo, amaraso ya Yesu Kristo ntatwezaho ibyaha byacu. Ibi bishatse kuvuga iki? Turarebaho ibintu bitatu muri aka kavasi gusa. Turarebaho ibintu bitatu kugira ngo twumve neza nyine uyu murongo icyo ushatse kuvuga. Icyambere turareba uru rugendo iyo tugenze cyangwa iyo tugendeye mu mucyo, uru rugendo, this work, what is this work, uru rugendo ni uruhe. Ikindi turareba uku kwezwa ibyaha n'amaraso ya Yesu bivuze iki, nyine ni gute, what does it mean to be cleansed from all sin by blood of Jesus. Ikindi cya gatatu, ibyo bibiri bihuriye he, what is the connection between two, ibyo bibiri. Icyambere cyo twari twakibonye haruguru,
twari twamaze kukibona ko uru rugendo ruvugwa ari urugendo cyangwa kubaho uyobowe n'iby'Imana ishaka aho kuyoborwa n'iby'isi, guhora wifuza iby'ijuru aho kwifuza iby'isi, kuba nka wa muririmbyi ngo iby'ino mu isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Hari umukristo waririmba iyo ndirimbo ubu cyangwa barayiririmba ahubwo ndimo navuga hari umuntu wayimininga mu mutima we ngo iby'ino mu isi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Uko tugendera mu mucyo, amaraso ya Yesu Kristo agenda aturinda, twakwibaza, agenda aturinda gucumura. The blood of Jesus keeps us from sinning. Cyangwa se bishatse kuvuga ngo uko tugendera mu mucyo, amaraso ya Yesu atwikira ibyaha byacu tukareka kubibarwaho. The blood of Jesus covers and nullifies our sinning. In a simple way kugira ngo wenda bidakompurika. Byaba bivuze justification cyangwa gutsindishirizwa cyangwa byaba bivuze sanctification ariko kwezwa. Iyo tugendeye mu mucyo w'Imana turatsindishirizwa, cyangwa iyo tugendeye mu mucyo w'Imana turezwa. So rero jewe mbona ari byombi. For me jewe mbona ari byombi nkurikije iyi passage yose ndetse n'uru rwandiko ni byombi. Mu buhe buryo? Aya maraso ya Yesu Kristo avugwa cyangwa nyine agaragaza cyangwa avuga urupfu rwa Kristo cyangwa umurimo wa Kristo. Iyo tugendeye mu mucyo nibwo tuba turi kwemeza cyangwa kwa provinga ko amaraso ya Yesu ari kuri twe. Ku buryo umuntu ugendera mu mwijima nta gihamya kigaragaza ko yogejwe n'amaraso ya Yesu. Mwumve ibimvuze ndabisubiramo. Iyo tugendeye mu mucyo nibwo tuba turi kwemeza cyangwa turi kwa provinga ko amaraso ya Yesu ari kuri twe. Ku buryo umuntu ugendera mu mwijima nta gihamya kigaragaza ko yejejwe n'amaraso ya Yesu. Nanone iyo tugendera mu mucyo Kristo akomeza kutweresha n'ubundi ya maraso ye cyangwa rwa rupfu rwe tukanesha imbaraga z'icyaha. Niyo mpamvu navuze byombi. Umuririmbyi yararirimbye ngo amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi bubiri. Icyambere urubanza rw'ibyaha justification, ikindi ni imbaraga mbi zabyo ngo bye kuzansinda ukundi. Two things amaraso ya Kristo nyine akora. Hari uburyo umurimo wo gutsindishirizwa ukomeza gukorera mu muntu kugeza ku mperuka, ugakomeza kuba ishingiro ryo kwezwa mu buryo buri progressive kugeza Kristo agarutse. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 baravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri imwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Nyine umuntu yahita yibaza aravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko Imana yatangije umurimo mwiza muri imwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. So nyine uyu murimo uvugwa hano Imana yatangije kandi izarangiza nuwuhe? Ntabwo giye numva ko ari sanctification ahubwo ni justification. Justification cyangwa gutsindishirizwa nicyo Imana yatangije muri buri muntu wese wizeye ndetse gikomeza gukorera muri we kuzageza ku mperuka, kuko Imana yagitangije ariyo izagikomeza kugeza ku mperuka. Ntabwo Imana yatangije sanctification, yatangije justification, ariko izakomeza kwa provinga cyangwa gutuma iyo justification ikomeza kuba effectual to a person who is justified.
ntago bivuze ko justification cyangwa gutsindishirizwa bihora bibaho. Cyo mubanze mu cyumve nye mu kinotinge. Ntago bivuze ko justification ihora ibaho, ahubwo bivuze ko umurimo wo gutsindishirizwa ukomeza gukorera mu muntu kugeza ku mperuka, ongoing experience of justification. The ongoing effect of Christ's blood is to cleanse our hearts in such a way that we cannot be content to go on sinning. Nukuvuga ngo nyine umurimo wo gutsindishirizwa w'Imana ko Imana yaradutsindishirije cyangwa yaratubyaye ubwa kabiri, ubwabyo icyo kintu nicyo gikomeza gutuma dukomeza kugendera mu mucyo. There is no other thing ituruka hanze ngitume dukomeza kugendera mu mucyo, ahubwo that justification ni yituma dukomeza kugendera mu mucyo. Iyo umuntu agendera mu mucyo, umurimo wo kwezwa byiteka ariyo justification ndetse no kwezwa mu rugendo ari byo sanctification bikomeza kuba effective muri we, ku buryo ugendera mu mwijima nta na kimwe muri ibyo kiba kiri effective. Bityo hari igihe yaba abiterwa nuko nta na kimwe afite, uretse ko bitanashoboka ko agira kimwe. Ntago umuntu yatsindishirizwa ngo ntiyezwe, kandi nta muntu wakwezwa ataratsindishirijwe. Ariko the more tubona turimo turagendana n'Imana turi mu mucyo, the more tuba sure with our justification, cyangwa tuba sure no gutsindishirizwa kwacu, ndetse no kwezwa kwacu nako kukaba kuri effective, kubera ko niba ugendera mu mwijima unahura n'Imana gake, no kwezwa kwawe nyine gufite ikibazo. In simple way, mu magambo make, hari imibereho aho umuntu atakwizera ko yejejwe n'amaraso ya Yesu, cyangwa hari ubuzima aho umuntu nyine atakwizera ko yejejwe n'amaraso ya Yesu. Hari n'imibereho cyangwa ubuzima aho umuntu adashidikanya yamenya ko yejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo tugendera mu mucyo tuba twizeye ko twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi akomeza no kutweza ibisigisigi by'ibyaha biturimo bituruka kuri indwelling sin. Ngariko ngo niba tugendera mu mwijima nta cyizere ko dufite, nyine iyo umuntu abona nyine igihe cyose nyine ahora mu mwijima ntawe wamutandukanyiriza n'umupagani, nta cyizere aba afite yuko yabaye justified. Nta cyizere afite yuko yejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ndetse effect yabyo akomeza kwikorera ibyaha. Clarification aricyo cyanyuma. Imirongo 3 irangiza iki gice iravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikirandukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Yes, nubwo twavuze biriya byose, ntuzigere wishuka ko nta cyaha ufite. Kuko uramutse wishutse ko nta cyaha ufite, ntuba ukurikije ukuri, ndetse ukuri kw'Imana ntikuba kuri muri wowe. Imana niyo yera 100%. Uvuze ko nta cyaha ufite, uba ushatse kuvuga ko umeze nk'Imana. Nukuvuga ngo in simple way, Yohana yanditse urwandiko agambiriye gucyaha ibinyoma bibiri, two false teachings, ibinyoma bibiri. Icyambere ari icy'abantu bumva yuko ubwo twizeye cyangwa twatsindishirijwe uko twabaho kose. Ikindi cya kabiri, abantu bumva ko ubwo batsindishirijwe cyangwa bizeye nta cyaha bagira.
Yohana nyuma yo gucaha ikinyoma cya mbere cyabavuga ko umuntu yaba akijijwe ariko akikorera ibyaha nta kibazo, akikundira isi, akabaho uko ashaka mu mwijima, aho yanabivuze yuko atari ibyo, ko ahubwo uwizera akwiriye kuba agendera mu mucyo nk'uko Imana iri mu mucyo, ndetse ko ibyo ari byo bihamya nyine that effectiveness y'umurimo wa Kristo n'amaraso ya Yesu Kristo kuri we. Noneho ahita yongera gucaha ikindi kinyoma cya kabiri cy'abavuga ko uwizeye aba yera nta cyaha na kimwe aba afite, aba perfectionist. Kuvuga ko uwizera nta cyaha aba afite uretse kwishuka ubwabyo, ahubwo ni ugutuka Imana. It's blasphemy. Kuvuga ko nta cyaha ufite uretse kwishuka, ahubwo ni no gutuka Imana. Ubundi iyo umuntu agendera mu mucyo akomeza kubona ibintu byinshi by'ibizinga bitameze neza kuri we. Ubundi umuntu ari mu mwijima se ubundi yabona kasa nabi, ariko iyo ari mu mucyo, iyo arimo aragendera mu mucyo, n'iyi ifumbire imugiye hahita bibona. Ni ukuvuga ngo akomeza kubona uburyo ari mubi, ariko umuntu uri mu mwijima ntanabona uburyo ari mubi. Uri mu mucyo iyo akoze icyaha ntago akwiriye guhita avuga ngo n'ubundi narababariwe, ntacyo bivuze. Hari no kuvuga ngo iki cyaha kiyongereye muri bya bindi Kristo yapfiriye. Ntago nyine uri mu mucyo ugerera mu mucyo ariko biba bimeze. Abakristo benshi bakunda kumva ko niba akoze icyaha atumva impamvu yavuga ngo Imana imubabarire kandi yarababariwe ibyaha byose. Ariko navuga ngo gukora icyaha ukumva ko nta kibazo kuko kiri muri kimwe Kristo yapfiriye, bizarangira umutima wawe warumagaye ntaho nyine utandukaniye n'umupagani, kubera gutakaza that recognition y'amaraso ya Kristo cyangwa y'amaraso y'Imana n'igitinyiro cy'Imana. Na Kristo ubwe yaravuze ngo tujye tuvuga ngo tujye dusenga ngo utubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira baducumuyeho, kandi niwe wadupfiriye ku musaraba, niwe uzi ko ibyo byaha tuba tugiye kuvuga yabipfiriye. Imana yatanze isezerano ko ariyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. So iyi mirongo yose twagiye dusoma igiye ifitanye connection mu buryo nyine bwo guclarifyinga those two heresies. Heresi ya mbere yo kumva ko umuntu wakijijwe akwiriye kubaho uko yishakiye, noneho na heresi ya kabiri yo kumva ko umuntu wakijijwe ari uwera nta cyaha agira. Reka tugende dukompara imirongo, mugende mubyumva uburyo bisa nkaho ari scenario ebyiri yagiye asa nkaho arimo arakompara. Tugende dufate ntuze scenario ya mbere y'umurongo wa 6 n'uwa 7 na scenario ya kabiri y'umurongo wa 8 n'uwa 9, tugende tuzikompara murebe. Umurongo wa 6 n'uwa 7 aravuga ngo nituvuga yuko, n'umurongo wa 8 n'uwa 9 hatangira avuga ngo nituvuga yuko. Noneho umurongo wa 6 n'uwa 7 akavuga ngo dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima. Noneho umurongo wa 8 n'uwa 9 akavuga ngo nta cyaha dufite. Murabyumva? Hambere ngo nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, ahani nituvuga yuko ari nta cyaha dufite. Noneho hepfo ku umurongo wa 6 n'uwa 7 akavuga ngo tuba tubeshe. Noneho umurongo wa 8 n'uwa 9 akavuga ngo tuba twishutse. Noneho umurongo wa 7 no umurongo wa 6 n'uwa 7 akavuga ngo ariko rero iyo tugendeye hepfo avuga ngo tuba tubeshe tutagendera mu kuri. Noneho ku murongo wa 8 n'uwa 9 akavuga ngo ukuri kuba kutari muri twe. Wumve uburyo bisa nkaho wajya muri two passages yanditse kimwe ukwacyo n'ikindi ukwacyo, ariko gisa nkaho kimwe ateruye agiteruye akagishyira hangaha akeditinga bitewe na heresi ashaka kurwanya. Noneho umurongo wa 6 n'uwa 7 akavuga ngo ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo. Noneho umurongo wa 8 n'uwa 9 akavuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu.
none uwa gatandatu n'uwa karindwi akavuga ngo tuba dufatanyije ubwacu, none uwa munani n'uwa cyenda akavuga ngo niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, none uwa gatandatu n'uwa karindwi akavuga ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose, uwa munani n'uwa cyenda akavuga ngo no kutwezaho gukiranirwa kose. Nuvuga iti two scenarios, reka noneho mbisome ari text imwe nyirangiza mpite soma indi muhite mwumva uburyo bisa nkaho bimeze kimwe. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri, ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo tuba dufatanyije ubwacu kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Noneho nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Amen. Nyine umukristo ntakwiriye kuba ari muri izi kategori ebyiri, ntakwiriye kuba yumva kuba yarizeye bimuhereza uburenganzira bwo kuba nk'uko ashaka. Ikindi ntakwiriye kuba yumva ko kuba ari uwizera bivuze ko nta cyaha agira. Ibi byose nyine byerekana nyine izi connections nyine hagati y'izi passages, arizo ziriya mpamvu ebyiri nyine twagiye tubona arizo nyine ziri ebyiri, aho twabonye ko icyambere abantu batekereza ko iyo umuntu yizeye biba birangiye ubuzima bwose buba nta kibazo, avuga ko bitari byo, ko ahubwo ubutumwa bwiza ubwabwo ari umucyo, ari ubw'umucyo, ndetse n'ubwizera akwiriye kugendera mu mucyo, kandi kugendera mu mucyo ko ari ukugenda nk'uko Imana ishaka, kugenda uyobowe n'ukuri kw'Imana, gukontororwa na desires z'iby'Imana ishaka kurusha gukontororwa na desires z'isi, kandi kugendera mu rukundo ukunda bene data. Icya kabiri akavuga ko acyaha aba perfectionist batekereza ko iyo umuntu yizeye atongera kurangwaho icyaha na kimwe, ko ahubwo aba yera ari piwa. Aba bantu nibo usanga nyine iyo utunze urutoki nyine nk'icyaha cye cyangwa icyaha cy'umukristo runaka batangira kuvuga ngo ni gute uvuga ngo uwera afite icyaha. Mu by'ukuri nubwo icyo kintu umuntu akivuga yumva kiri simple, iba ari doctrine, uko niba umuntu acyashe icyaha cy'umuntu cyangwa akavuga ngo uyu muntu ari mu cyaha, waragize ukavuga ngo ni gute uvuga ngo uwera ari mu cyaha, nyine ubu uri to that doctrine yo gutekereza ko uwera ataba mu cyaha. Ubwiwe n'iki intention ye? Icyo wasubiza umuntu nuko nubwo utazi intention ye ariko atari perfect, bityo na intention ye hari igihe yaba ari icyaha. Ntibyumvikana. Niba uyu muntu nubwo yizeye akiri umunyabyaha, bivuze ko nubwo utazi intention ye hari igihe na intention ye yaba ari icyaha. Babandi bose nyine mujya mwumva bavuga ngo ntago barwara, ntago bajya bapfa. Icyagereka abatangiye babivuga niba bakiriho ngo ntibajya basaba imbabazi kuko ari abera n'ibindi. Ibyo Yohana aravuga ngo uretse kuba ari ukwishuka ahubwo ni no gutuka Imana, ngo ahubwo uwizera by'ukuri akwiriye kumenya ko nawe acumura, akwiriye kutiyizera nawe ubwe, ntago akwiriye kwiringira intention zize kuko hari igihe nazo zaba zirimo icyaha. Akwiriye kumva ko nawe ari umunyabyaha bwo kugirirwa impuhwe n'Imana, agomba kumva ko akeneye ubuntu bw'Imana bwo gukomeza kumukiza, kandi iyo aguye mu cyaha akwiriye kwikubita hasi agasaba imbabazi, akayitakira ngo imubabarire kandi imuhe imbaraga zo kunesha. Uzareba abera bose kuva mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ukuntu bahoraga bihamya ko ari abanyabyaha, kandi
bahoraga basaba imbabazi barira bavuga how wretched we are. Paul akavuga ati ndapfuye mbonye ishyano, niyo maze no kubwiriza abantu ndagenda nkajya kwikubitagura ibipfusi kugira ngo, kubera ko ntizera intentions zanjye, niyo ndimo arabwiriza sinizera intentions zanjye, niyo mpamvu nagenda nkongera nkakoza nyine umubiri wanjye uburetwa kugira ngo ntaza kuba nabwirije abandi nanjye nkasanga ntemewe. Nuvuga ngo ntago bigeraga bumva yuko bari reliable cyangwa bari lying to their intentions cyangwa their conscience. Ariko ikintu gitangaje nuko abizera ba kera bahoraga bavuga inshuro nyinshi ukuntu ari abanyabyaha, ariko abizera ba none bahora bavuga kenshi ahubwo ukuntu ari abera, ari abakiranutsi. wagira ngo doctrine yo kuba uwizeye ahinduka uwera cyangwa aba ari umukiranutsi nibo bayivumbuye. Umuntu we arihamya amusenti runaka, senti JMV. Ariko ba Paul na ba Yohana biswe sensi baramaze gupfa, babyiswe n'abandi muzanyereke n'ubu niturangiza amateraniro umuntu uri bubone verise imwe Paul cyangwa Yohana yiyita uwera aze kuyinyereka. Babyitwaga n'abandi, ndetse ahubwo bo banabyiswe bararangije gupfa, ahubwo biyitaga abagaragu b'imbura mumaro, imbata, abanyabyaha rwimbi, abakozi ba Kristo bamaranira gukora icyo Kristo ashaka, abantu ubuzima bwabo budafite icyo buvuze. Nyine nuko bo igihe cyose biyitaga bumvaga bari suko kuba uri uwera cyangwa kubivuga cyangwa kuvuga ko uri uwera ari ikibazo ubwabyo, ahubwo nuko nkuko wumva ko uri uwera ujye wumva ko ari nako uri umunyabyaha, kandi uhore urwanira kuva nyine muri ibyo byaha. Kandi nkuko wumva ko ufite mwuka wera uba ariko nanone wumva ko cyangwa umenya ko ufite indwelling sin. Bityo hari igihe nyine umuntu ahita nyine nibyo bya biri narindi mvuga, umuntu avuga ngo nese ko mfite mwuka wera ntiyampamirije impamvu ntakwiriye kubikora, cyangwa mwuka wera ambwiye ko kubikora nta kibazo, ukagira ngo muri we ntiharimo na indwelling sin. Nabwiwe n'iki katabibwiye na indwelling sin. Bityo igihe cyose ntuzigere nyine ugirira icyizere ibyo wibwira, ahubwo ureke umucyo w'Imana n'ukuri kw'Imana kube ariko kukuyobora ndetse ariko gutwarira mu mutima wawe, ndetse uhore igihe cyose umaranira kumenya icyo Umwami ashaka. Nyine ntiwumve uri satisfied, ni ukuvuga ngo niwumva ikintu utazi nyine iki kintu sinzi icyo ari cyo, ntago kiri black and white, so ukumva rero bwo bihise bituma ndatuje noneho rikangiye nyine kubera icyo ahubwo bitagakwiye kugutera ubwoba uburyo ari ikintu kiri muri societe, noneho kiri no mu bantu b'Imana. Imana ishaka ko bakwiriye kuba bagenda uko Imana ishaka, ikabita nyine ukabutabona icyo kivuze nuko Imana ishaka ko kigenda. Ibyo ntibigutera ubwoba, numva byagakwiye kugutera ubwoba ahubwo kurusha kuguha nyine free will yo kumva ko ukwiye kubikora uko ushaka. Kugendera nyine mu mucyo w'Imana, kumva ko Imana ariyo standard, ariyo suruse y'umucyo n'ikiri ukuri cyose, ndetse n'igihe cyose urimo uravuga ko urimo uragenda mu nzira yayo ukwiriye kuba ugenda nk'uko ishaka. Ariko hari igihe umuntu aba yumva ibintu nyine birakompuritse, no ese nyine bigende bite nyine ariko biri simple. Hari verse ziba ziri simple umuntu ajya acaho avuga ngo kuko ngo bityo ngo n'uwizeye wese Yesu Kristo ngo bikwiriye ko akwiriye kugenda nkuko yagendaga. Ntese aho ntiyatanze application, ni ngombwa ko turinda kujya gutanga application y'uko uri bugende, genda nkuko Kristo yagendaga. Nujya gukora ikintu ishyire mu mwanya wa Kristo ahari. Nujya kwambara ikintu ibaze niba Kristo aramutse ahari akareba muri garderobe yawe yavuga ngo hoya wikwambara ambara uriya. Niba muvuze ngo reka dukora ibi ngibi tugende, Kristo yavuga ati mwana wa
kiriya kintu nicyo kintu ushaka yuko unkorera mwana wa nyine. That is standard of Christ and his living, niyo ikwiriye kuba a standard of our life niba koko tugendera mu mucyo. Naho ibindi byose dufite indwelling sin, nanjye ubwanjye namutse hari ikintu ushaka numva kamere yanjye ishaka, nta buryo ntagaragaza uburyo nta kintu gitwaye mu gihe ntashaka kujya deep mu byanditswe ngo menye icyo Imana kivugaho. Kuba kitari mu mategeko 10 y'Imana ibyo biba bimpagije. Ukagira ngo amategeko y'Imana 10 n'Imana yonyine yandikishije, iyo biba ari ibyo ngibyo bibiri bigizwe nyine nari amategeko 10. Kugendera mu mucyo, ibi byose nyine ndabibabwira mundi imbere yanjye, ariko nanjye mbibabwira ko ntimugire ngo giye ntandukanye namwe. Ndetse nubwo iyo ndimo ndatakamwe nanjye mba niyataka. Iyo ndimo ndavuga ngo uburyo umuntu ameshoninga ibintu avuga ngo sinzi intention ziza, nanjye hari igihe nkora ibintu bibi nkumva umuntu ntakwiriye kunjajinga ngo kubera ko atazi intention yanjye, cyangwa ibintu runaka nkihisha mu kuba ntabonye verse plain bivuga. Nuvuga ngo ntaho ntandukaniye namwe, ahubwo ndimo ndavuga ngo twese dukwiriye kwegera imbere y'Imana tukayikubita imbere tukavuga ngo Mana ntago ari icyo dusaba, ntago ari uko twagakwiriye kuba turi. Reka dusenge. Mana nyagasani, habwa icyubahiro yuko koko ari wowe nkomoko y'umucyo ndetse n'igipimo kikiri ukuri cyose. Ibyo bintu biteye ubwoba kuko bisaba yuko no kuba mpagaze aha ngaha geste ndibuze gukora, niba ndi bukore mu mufuka cyangwa ndi bufate ku gatute, byaba byiza mbanje kugutekerezaho mbere yo kubikora. Kubera ko kuba utabivuga mu ijambo ry'Imana ntibivuze ko ubuzima hari ubuzima naguhaye hakaba n'ubwo udafite. Mwami ni we mu ijambo ryawe ndetse n'abandi bera bavugaga yuko wowe ubwa nta inchi n'imwe yo kuri iyi si udafiteho control. Bityo bivuze ko na inchi natekereza ko ntabonye muri Bibiliya nayo yifiteho ubutware. Ndetse sinashakisha uburyo menya uburyo yifiteho ubutware kugira ngo nkomeze kugendera mu mucyo wawe. Ndakwinginze rero kugira ngo twese tugenderere, kubera yuko tumeze nyine nk'abantu bari disparate, nyine tumeze nk'abafatiwe koko muri uru rugendo tubuze uko tubigenza. Ariko ubuntu bwawe bwakomeza kudusagirizwaho, twakomeza kuba abushaka, ndetse ubwo buryo koko dukomeza kumaranira gukora ibyo ushaka nibwo buzagaragaza ko justification yawe iri effectual kuri twe, cyangwa ayo maraso ya Kristo koko yabaye applied kuri twe kandi akomeje kuba applied kuri twe mu buryo bwo kwezwa. Abicyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.